Ikaze ku kigo cya polisi hano mu Busanza, tugiye kurebera hamwe uburyo uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga urwego B rukorwa gute intambwe ku yindi. Ndabasaba gukora subscribe kugira ngo amakuru nk'aya rwose cyangwa videwo nk'izi mutazajya muzicikwa. Ndabajyana mu muhanda mbere ku buryo ibizami byo mu muhanda bikorwa. Ese mu kibuga ugomba kwitwara gute, ese amanota yo gutsindiraho ni angahe, step by step kabisa. Iyi videwo uyirebe uyirangize kugira ngo utaza gucikwa kabisa. Ndabizi ko iyi videwo wayirebye ntabwo ushobora kujya mu kizami ngo utsindwe wakurikije inama mba nakugiriye. Reka dutangire n'abatindiye, tugiye kurebera hamwe amanota yo gutsindiraho ni angahe, amanota yo gutsindirwaho ni angahe. Nk'uko mubibona hano rero, amanota yo gutsindiraho ni 80%. Iyo uramutse ugiye munsi yayo ntabwo bikunda, uhita utsindwa. Ikizamini cya mbere rero tugiye gutangira, mbajyane mu kibuga. Aha naho batangirira urabona ko hari sitati nyine. Hano hari imashini izajya ikwereka ikizami gikurikiyeho ndetse icyo ugiye gukora. Kadutangire. Iyo ugitangira rero kuri sitati, kugira ngo urayibona, ushyiramo ikinyoteri, ugakuramo feriyamu y'intoki cyangwa se feri y'intoki. Wamara kuyimanura ugahita utangira ikizami. Urayibona ya mashini ikwereka ko ari uguhagarara, ikuhaname. Ngira ngo hano uhagarara amasegonda 3, ariko ukaba utemerewe kurenza amasegonda 9 ugihagaze, cyangwa se gusubira inyuma santimetero 50, ko byakuviramo gutsindwa. Hakurikiye ikizami cyo guhunga inzitizi. Ngira ngo murabibona hano, ugomba kugenda uhunga inzitizi ukurikira utu dufureshi tuba dushushanyije mu muhanda. Iyo uvuye hano rero mu guhunga inzitizi, hahita hakurikiraho icyo bita rompuwe. Ngira ngo murabibona hano. Icyitonderwa, hano wemerewe gusohokera mu muhanda ukurikiye uwo winjiriyemo, urawurenga ugasohokera mu wundi kandi ugashyiramo ikinyoteri. Hakurikiyeho ikizami cyo guparika ku ruhande. Nk'uko mubibona hano ku mashini, iki kizami gikorwa iminota 2. Igomba kuba usoje parikingi. Nk'uko mubibona, hakurikiyeho ikizami cyo guparika bitunguranye. Hano ucyumva inzogera, ugomba guhagarara bitarenze amasegonda 2. Isegonda rya gatatu ugakanda double kick cyangwa se ibinyoteri byombi. Ku isegonda rya 5 ugakuramo ibinyoteri, ugahita ukomeza urugendo. Byitonderwa, iki kizami ntabwo gihora gikorerwa hano mukiboneye, ugomba guhora witeguye. Aho banyura bazengurutse ku nshuro ya 2 round 2. Ahangaha rero ukinjira mu muhanda ugomba gucana ikinyoteri kigaragaza icyerekezo uganamo, kandi ntiwemerewe gusohokera mu muhanda ukurikiye uwo winjiriyemo. Aka kantu kabisa ugomba kukabika ahantu, ukagenda ukazi neza kabisa. Hano ukurikiye ikizami cyo guparika usubira inyuma. Hano ntiwemerewe kurenza iminota 2, kandi ntiwemerewe gukandagira ku murongo muri wa 2 mutoya. Kuri rawundi ya 3 rero, aho banyura bazenguruka.
gusohoka. Hano ntiwemerewe gusohokera mu muhanda ukurikiye uwo winjiriyemo, kandi ugomba kwibuka gucana ikinyoteri kugira ngo utayobya izindi modoka, werekana nyine icyerekezo aho ugomba kujya. Iyi rompuwe rero muyitondere cyane kubera ko ntabwo uba wemerewe nyine gusohokera mu muhanda ukurikiye uwo winjiriyemo. Icyo gihe wahita utsindwa ugakurwa mu kizamini, akubahiriza umuvuduko wa kilometero 20 ku isaha. Hano ukimara kujya kuri iki cyapa uba uri muri vitensi imwe. Iyo urenze uyu murongo rero uri imbere y'iki cyapa, ugomba guhita ushyiramo vitensi ya kabiri, ukarenza umuvuduko wa kilometero 20 ku isaha, ari nawo ugerana ku murongo wa kabiri kuri kiriya cyapa. Duhita dusoza tujya mu muhanda kabisa, mbereka ko ibizami byo mu muhanda uburyo bikorwa kabisa. Nagira ngo tuba dusoje, mwiteguye kujya mu muhanda atari uko bikorwa. Niba utari wakora like, subscribe ndetse na comment kabisa, ndagusaba ukore subscribe kugira ngo ujye ubona video nk'izi z'ubwenge. Hano murabibona ko ari finish line, tuba dusoje, nta kintu cyari gikurikiyeho. Ni ikizami cyo mu muhanda. Ikizami cyo mu muhanda rero gikorwa gute? Hano uba uri kumwe n'umupolisi, haba hari n'imashini ikuyobora mu modoka, ndetse ku buryo nyine nta kibazo uri bugire. Umupolisi hano agenda akubwira aho ugomba gukata, ndetse n'umupolisi muba muri kumwe mu modoka, we aba areba imyitwarire yawe y'umushoferi. Iyo usoje neza iki kizamini, kubera ko amabwiriza menshi aba arimo, hano umupolisi uri ku ikoranabuhanga ahita akubwira ko ikizamini cyawe wagitsinze. Iyo wasoje kiriya kizami cyo mu kibuga neza, ibisigaye mu muhanda ntabwo biba bigoye. Ndabasaba kabisa kuza gukora ikizamini hano mu Busanza mwiteguye neza ku buryo buhagije. Kora subscribe kugira ngo utazajya ucikwa na video nk'izi ngizi mba nabateguriye. Murakoze cyane.